tukaba tugiye mu karuhuko gato gusa tubwiye abantu ko Denis Omedi ejo ikipe yatangaje ko yagiye ko yamwakiriye nabonye yaranagiye arasinye Gor Mahia yamutangaje ko yatsinyishije Taizamu Mugande. APR nayo yamusezeye yamushimiye imushimira byimazeyo kubera ibihe bagiranye ati ibiganiro byagenze neza hagati ya Omedi n'ikipe ya APR FC ndetse n'ikipe nshya mu mwaka n'igice umaze muri APR wagaragaje ubwitange umuhati n'umusaruro dutsindira ibitego 15 mu marushanwa yose ndetse anatwara ibikombe bitandukanye ari kumwe n'ikipe ya APR. Turakwifuriza turamushimira uruhare yagize mu mateka y'ikipe yacu kandi tukwifurije amahirwe masa n'intsinzi mu rugendo rwawe rushya utangiye. Murakoze Denis Omedi uzahora uri intare. N'ubutumwa rero APR mu kanya itanze ishimira Denis Omedi ku gihe yabanye n'ikipe ya APR FC hano mu Rwanda. Ibyo bitego byose yarabishikanye 15 mwaka n'igice ni mwinshi birashoboka mu marushanwa yose birashoboka. Hemo nari umukinyi simbese kuba APR ntarigeze ahaga amahirwe jeune nabonye muri Afcon n'abagande nabwo atsinda igitego sinzi nabonaga ari ikintu aterekanye yashobora kuba yakwerekana. Omedi nishoye mutoza birumvikana wenda niri amara ya 8 wenda yaranamugongaga ariko nemera ko yari umukinyi mbona hari icyo yari gukora muri APR ariko uko akiri umukinyi mpuzamahanga wifuza gukina Afcon izaberi wabo yagombaga byanga bikunda Lotandoje ngengeka ko ari mu bambere basunika kugenda kugira ngo Afcon iberi wabo azabashe kugaragaramo ko adakina arebe ko yabasha kugaragaramo. Sinzi ko bakongera kumuselektiona umutoza wabo nkuko yamuselektiona Paul Put adakina na muri cya gikombe cya Afrika yaranatunguranye kuba selection yaranatunguranye cyagiye Hakim Kiwanuka niwe wakinaga ko mugenzi we Hakim Kiwanuka yabigendeyemo ko atakinaga. Hakim niwe wakinaga ahubwo Hakim niwe wakinaga anatsinda n'ibitego icyo gihe yakinaga imikino yose nawe apana yo yari wa form ariko yamusumbye ariko nabonaga atarakinaga myinshi nawe yego ariko cyagiye ahubwo umuntu wagaragaye wawe selection ni Nuze Sekiganda we yarajyanye nabo ariko uyu nguyu ino turu sinzi kubyo gukunda no umusore bivugwa ko nyine ibyo sho bavuga nibyo ntago yishimiye umwanya wo gukina habwaga umwanya wari mutoshye bari mu kipe Omedi igice kinini kimaraga ari kuri bench akaza asimbuye rimwe na rimwe wanareba rimwe wanareba n'uburyo akinisha ugasanga bitandukanye n'uburyo twari tumuzi mu gihugu cya Uganda. Yari yavuzwe muri ya nkubiri y'abasohoka yari yavuzwemo ahubwo ngewe navuze ati se byaba byaracutse akaba yakwemera no kuguma muri equipe ya APR. So biragaragara ko ibiganiro byari birimo birakorwa rero akaba rero yahisemo kwigira muri Gor Mahia. APR ikamushimira yarasigaje amezi 7 kuri contrat ye ubwo uko babyumvikanye barayicarana kuko umusore yifuza gukina APR iramurekura arigendera nawe akajya muri Kenya. Biragaragara ko ni transfer yo gushaka umwanya wa Afcon nk'umutoza champion ya Kenya champion cyura cyo kuri Azam TV umutoza azamubona nkuko yabona nabandi ikindi agiye gukina Ligue des Champions si ikipe izakina Ligue des Champions birumvikana ko hanga rwose kuri we asunitse gusohoka. Oya ni byiza nabandi bakinyi baze barabimenya iyo udakina nta gaciro ugira hari gihe udakina kandi ubona kushoboye harya ntaca ibumoso acibumoso ashaka kubona umustriker urumva ashaka na central urahari bakongeye ura musore wundi mushya Amani na mugenzi wawe bari mujya mu perimeter nawe araho ngaho umwanya wawe muto ari uburyo Denis Omedi utavuga ngo ntago byagenze neza cyaramunaniye kubera ko icyo kintu mwese muhurizaho uburyo yaje tumwiteze umukinyi w'ikipe y'igihugu ya Uganda anaza afite name tag y'igitego cyiza yari yatsinze iwabo yari muherekeje cyane abaye nominated mu bitego byiza 11 muri 2024 by'umwaka bya FIFA. Ntabwo Denis Omedi yigeze abona yatayihagije kabisa ngo akine tuvuge tuti ntashoboye. So reka turebe muri Gor Mahia hagiye ko wenda ashobora kuzagira yakongera akavansa neza kuri kariyeri ye. Passage muri APR ntabwo ari byinshi zibukirwaho twebwe nta byinshi dufite twamwibukira
harimo akantu ka santima kuvuga ngo C'est ntabwo twabashije kumubona kumubona wese Saint travail inachevé rwose hari ukuntu atahawe amahirwe Atahawe amahirwe. kandi mbona hari abo kimwe Gor Mahia mwabonye itsinda na APR yabonamo umwanya yego yaba ibumoso iburyo imbere yabonamo umwanya no muri atake hari undi mukinnyi Ibumoso. baguze hari undi mukinnyi baguze nabonaga bavuga bati ese kuki uyu yaje wenda kandi Denis Omedi muzi ko mumufitiye gahunda sinzi wenda abana bageze hano babona ko iyo chance yari bakavuga ati reka tumwongeremo ariko ni umukinnyi abagande abanyakenya bakiriye neza banagira n'akandi kantu ko kuvuga ngo abagande baciye muri Gor Mahia abenshi babaye successful ntabwo bakunda kugira flop zivuye muri Uganda ako nako karakora barakagera ku kantu Icyizere abantu. abakinnyi b'abagande twatunze benshi bavuye muri Uganda bagakinira Gor Mahia abenshi bagiye batugirira umumaro uyu Cedric mukinnyi Kabimumoso nabonye zobabaze kagere ni wabazi sinibaza ko yobara barakaruka ari kambaye jewe uyu mukinnyi naramubonye muri ibumoso. muri kane ngiye naramubonye n'umukinnyi cyane kujya naramukunze mu kandi rega yatsinze igitego atanga na assist mu mikino itatu exactement kandi yazaga asimbuye mu kenshi. rwego kandi ruri hejuru rwa kane ntabwo muri aperi reka muri iyo minsi muri aperi harimo akantu ka santima ko abakinnyi ntabwo baraza abantu biteze ibintu byinshi baraza ari abakinnyi bafite scouting wavuga ngo irasa nkaho ari nzima sibyo n'uyu nguyu ese kiwanuka arimo arakoreshwa koko ese we wambwa arasabye kugenda wagira watunga kibanuka none asinzi ko aperi yamurekura Wese kuko ari- abawinga ni ikibazo nawe se ari gukoreshwa Ntazi ari raporo icyo gukorera. yabafasha ntabwo ari ujya gukorera wibuka mushuti wawe Rastaman rampti yagiye ubu Rampti twigeze tumubona kuko niyo yigeze akenera gana wibuka Rampti erega naba ni nk'ibi by'aba bandi bari hano n'abajya mu kibuga urabona hari ikintu kirimo ariko njye ndabibona njye mbona ari no ari scouting ramute gusa se mwibuka ko njye mbona ari scouting Lamine Ba yatsinze ibitego 8 na assist zingahe muri iriya sezo yakurikiyeho ntigeze akina kandi yari muzima Mamadusi yagiye abafana bafite akantu ka santima ko ati dukwiye kumurekura Soane yigeze akina se Soane we nawe ni uko nguko muri kwa mu Cameroon umwe ari mu Benjamin umuntu ubona ko ari abakinnyi basohokamo ukavuga ati ntabwo rega amakipe yacu agura abakinnyi benshi amakipe yacu agura abakinnyi benshi ariko harimo n'igihombo kandi tugira imikino mike ariko harimo n'igihombo shampiyona yacu kereka aba banyamahanga biyongeyemo bakagira imikino 34 ni imikino 30 sinzi ko aba no hantu byagaruka nkavuga ariko y'amahoro eh ni imikino 30 kongera 6 y'igikombe igikombe cy'amahoro uko c'est fini c'est fini wenda ibiri ukongera ya Champions League ibiri ya Champions League ukongeraho imikino ibiri y'igikombe cy'intwari usibye mu Rwanda ni imikino 40 usibye El Hilal na El Merreikh 40 sinzi ko abo bakinnyi iyo wumva ibyo batangaho na APR sinzi ko hari indi kipe yabibona mu Rwanda hano oya ntayo ragoye ari ako kantu gahari ariko rero rentabilité yabo au niveau financier njyewe biranyamira amakipe yacu hafi ya yose usanga afite abakinnyi batari munsi ya 30 muzakinisha ryari muzakinisha ariko siko usanga abakinnyi i Burayi barimo barakina imikino 60 hafi 70 kuri sezo niho hantu uvuga ngo ama ekipe akeneye squad y'abakinnyi bangahe bajya no muri 30 za kipe z'i Burayi twebwe gukina kimwe cya kabiri cy'iyo mikino yajya Pep Guardiola bavuga ngo razanabagabanya gusa ntabwo ukavuga ati sindarenza 24 erega kandi akira amarushanwa atanu ibi turiko turavuga ko abakinyi bose twabonye beza batakinye nuko haba harimo abakinyi benshi ukabara n'ico bakoresha kubera na match ari nkeya simbona je staff simbona urabishyira kuri scouting ubonye wenda diru reka tunabare ko ari n'akantu gato wenda kabonetse kuko mezi 6 yarasigaranye sibyo niyo kaba katana muri sitana kabonye byibuze ayo mafaranga yari kuri payroll ye avuyeho ko numvaga ko ari 5,000 Denis Omedi ubwo amezi 6 ni 30 byibuze APR rikipeye muri izo salary z'uyu musore w'umuganda baranahembwa 5 5 irekipe 30,000 ariko uwo mwaka n'igice ngemo nihombye kuyo yamutanze umwaka y'ice cyari maravuga ati rahombye ariko ubaye tubwira APR ngitakaje Denis Omedi je ku isoko oya ntabwo akenewe no kuvuga ngo rero aya ma ekipe yacu ntabwo atunga abakinnyi benshi atunga abakinyi benshi niyo mpamvu nayo bimurekuye gutya ati abonye ajya twaba twagiye icyo tureka ipera ntagenda nuko igize amahirwe ikabona n'umuntu umutwara sidi umushahara wonyene y'uri ekipe y'abakinyi sinzi ko inategereza kuri ekipera none ntibinamukeneye shara wa Omedi ni payroll ushobora no kudakenera shara wa Omedi ni payroll yanjye oya ntabwo ipe wese uhemba miliyoni 40 wowe
kuri sezo wowe kuko zemba Amezi abiri rero. nazo yageze Eh? amezi abiri amezi abiri yabo ari kuri bench amezi 6 no harimo igihe hari n'abandi badakenewe n'ibihombo harimo ibihombo ku makipe. abakinnyi 30 biki ariko nubwo n'abastameni uvuye muri polisi tutabonye mujya mumwibuka Katerega hanyuma liga ikipe ya APR irasezerewe mu by'ukuri benshi bati izize gufungura nabi irushanwa ariko njyewe icyo nshaka kutuganiraho uyu munsi kinakomeye cyane APR biyisigira ayahe masomo byakabaye biyisigira ayahe masomo ikibazo cyiza cyane nka modereta rwose ibindi twarabiganiriye ukoze icyo bita noneho kubaka ikiganiro muri suite iri logique ntitugaruka ku by'umutoza twarevuze ntitugaruka ku by'abakinnyi ibintu byose twarabiganiriye pe icyo gusigarana ni icyo ngicyo n'umwarimu wigishaga Samira yaravuga ngo aretenir nabigishije ibintu byinshi ariko ibi wabitahana ukabicyura banyuragamo babaza avuga ati nugera mu rugo akabaza ngo mwiziki uravuga iki ni iki Sekafa yasigira APR nk'amasomo icya mbere Ruvuyanga Samiri yabaye nk'ugikomozaho imyiteguro na n'ubu APR iracyayikora nabi precision ndabizi ubundi uko abantu babara precision ku rwego rwo hejuru bakunze kubara hagati y'ukwezi n'igice n'ukwezi byibura minimum ibyumweru 6 cyangwa se 4 niyo precision nziza ariko kubera Sekafa yaje navuga ngo mbere gato Samiri y'igihe abakinnyi baba bararuhukiye ushaka kubyuma umukinnyi washoje mu kwa 6 mu ntangiriro kumuha ibyo byumweru 3 nawe akaruhuka akabona kugaruka agakora precision y'ibyumweru 3 bira making sense kuko baba bakeneye kugira n'umwanya imiryango no kuruhura umubiri bakana switching off bakabanza bakagira kanya ka vacancy ibyo nibyo ariko hatari irushanwa nka Sekafa ryaje muri uku kwezi kwa 7 nyine muri ari amatariki ryatangiyemo mu Rwanda tuba dufite uko kwezi n'igice burya kuba guhari ni gute APR yakwigira ku yandi makipe tubona mu karere uko umuntu akora imyiteguro iri seriye kimwe mu bintu bikomeye twabihereye kuri Bayern buryo umuntu ahera ku makipe mato APR kwe gukora next season nk'isomo igomba gusigarana pre-season itegurwa neza nko gutegura andi marushanwa uti bigenda gute umuntu akibareye muri budget ubwo ndavuga muri Minadef mu bantu bakora budget ya APR uratangira ukavuga ngo abakinnyi wenda bazaripotinga wenda dushoje wenda zacu mu Rwanda kenshi narangira ku itariki 30 z'ukwa gatanu cyangwa ku itariki ya mbere kwa gatandatu muri amatariki rwose hafa ukwezi kuzuye muragufite ukabwira uti rosenke zo kwa 7 mwese mugomba kuba mwageze hano APR ikaba yaraguze abakinnyi igomba kuba yaraguze kugera kuri 5 z'ukwa 7 ikaba n'abo yari ifite bagomba kuba bahageze bose kuri 5 icyo gihe ubakubita icyo cyumweru bagakora iyo myitozo guhera ku itariki 5 kugera ku itariki 12 bakora imyitozo gusa nibwo ushyiramo nk'intare ku itariki 12 bamaze gukora icyumweru ugashyiramo intare 11 abanjemo ukaza no kubakuramo ugashyiramo abandi bagakina 4-5 bagakina n'intare icyo gihe uhita usanga nka Gorira nayo yaratangiye n'urugero cyangwa nka Gasogi bakunda gukina na Gasogi nyuma y'ikindi cyumweru ugashyiramo Gasogi ukubise yo good 2 weeks mu Rwanda Ruvuyanga kuriya bari bateguye ikintu cyitwa inkera y'abahizi niba ikipe utazitume ngo zigusange wowe zisange ariko ugende ukora izindi match 3 byibura zifatika z'amakipe ajya kumera nkayo muzakina mu marushanwa nyafurika niyo mpamvu ubishoboye
ushobora gupanga APR ifite uburyo kuri ako kantu nk'ubu ngubu Vipers yabwiye FUFA n'abategura icyo bita Super 8 na wa muterankunga wundi w'umuhondo yarababwiye ati irushanwa ryayo ntabwo turi buri kimwe kuko Uganda bo bagira muri Uganda bagira amarushanwa 92 azwi y'umupira w'amaguru barababwiye ati twebwe turashaka kujya mu matsinda kandi Sekafa niyo iri buduhe room yo gukina n'amakipe asa nayo tuzakina mu marushanwa mpuzamahanga barabwira ati ibyo bintu byanyu bya Super 8 byanyu by'amakipe 8 ya mbere ntabwo tuzabyitabira reka tujye gukina Sekafa ko niho tuzahura na challenge zisa nizo tuzahura nazo ari umukomediye yitwa Makawa w'umunyakenya ajya avuga ngo very good nibyo kabisa amakipe aguha challenge ijya gusa nayo muzakina mu mikino nyafurika aho nushobora kureba mu baturanyi muri Tanzania ukaba wavugana na Singida ni ikipe igikina imikino nyafurika za Confederation ukaba wavugana wenda niyo Simba cyangwa Yanga cyangwa Zamu ukagenda ukina izo match nk'ebyiri izo match ebyiri uzikinye Tanzania uzikubita mu minsi yawe myiza nk'icumi uzikindi kintu ukoze guhindura ukabajyana ukahindura miliye mugakorerayo biba bifashije none ukagaruka hano mu Rwanda ukongeraho Super Coupe uburi bukine soit Rayon Sport cyangwa sindi yatwaye ikindi gikombe ugize match zawe 5 mu maguru ugiye gukina imikino mpuzamahanga wamaze kuzikina ariko waragize ukwezi n'igice kwa pre-season kwimbaraga cyangwa ukwezi dore rero icyo APR ikora isuzugura iki kintu cyitwa pre-season kandi icyo kintu niho umwarimu umutoza akorera ibyo bita correction no kuvuga ngo ni ibintu mugiye kwinjira nta mwanya w'imyitozo wundi munini babazongera kubona niho acurira cya kindi bita style of play uburyo bw'imikinire nibwo avuga ngo tuzajya dukina gutya tuzajya dusora umupira gutya bizajya bigenda gutya akagerageza ibintu byose akajyana mu specific gukosora umuntu ku giti cye utwo tuntu twose kuko abafite umwanya w'ukwezi cyangwa kurenga urumva niba bakora imyitozo buri munsi Ruvuyanga ikomeye bashobora no gukora kabiri ku munsi batangira bakora rimwe ariko nk'ibyumweru bibiri yo bimaze gushira ibyumweru bibiri byanyuma ubakubita ku gukora kabiri ku munsi umuriro wamaze kumenyera none mukongera imbaraga icyo gihe ubusanga umutoza ashobora kumarana amasaha byibura 6 n'abakinnyi ku munsi icyo gihe ntacyo uzongera kubona muri champion niho rero ajya no mu specific nibwo abasha no kudetekta ubushobozi buri mu mukino ni nabwo anabona imbaraga umukinnyi afite n'intege nyeze akabasha kubyiga nibwo amenya uburyo yategura imikinire akagira ibya bindi twita plan A na plan B akurikije karite yagiye yanokinga mu bakinnyi ziri kuva muri babandi yaguze nabo yarasangana nibwo bakinnyi babasha ku exprime bakakwiyereka kuko you spend much time with them mubasha no kubona uburyo bashobora gukina icyo rero APR ntigigikora iteka abakinnyi bahora ari bashya mu maso ya niba nkumva neza isomo APR kuriye gukura muri Sekafa no kujya itegura pre-season uyihaye imbaraga icyambere icyakabiri ariko banabikora no kuri Rayon reba ukuntu Rayon Sport iri gukinisha abakinnyi benshi bashya 9 muri 11 babanzamo muri Rayon ni bashya usibye Kabange naganijo bari kubanzamo bari barisezishize abandi 9 ni bashya ariko kuki tutabona ko ari bashya Rayon Sport yakoze pre-season igicumbi iritegura biri serie ikora match za Jamus ikora izo match twavugaga za Gor Mahia ikora match ya Rayon de nkuko arubivuze ibasha byura kugira izo match ebyiri mu maguru ariko banagize n'izindi match ubwo hagati yabo bahereye kuri U21 yabo yego hagati yabo ni nkayo ntare yabo bagira ukuntu nyine babihaye bagenda bakura nka bya no bavuga guhera ku ntare kujya kuri Gasogi uzamuka you see icyo ni icyambere cya kabiri gihari none mu kuvuga ngo abo babikora nibyo hari video nigeze gupostinga kuri Instagram yanjye unfortunately rero ntitwayipostinga kuko Bayani yaduhana nari nahaye Didi ariko dusanga si byiza ko twashyiraho tuzareba wenda ukuntu twabikora handi reka mbabwire nta muntu n'umwe nabonye hari n'abari kubivuga n'umuyobozi ba APR babyumva nta muntu n'umwe ushidikanya kuri dokima za Muzehe Tarib nta nubwo ngiye navuze ngo yirukane please hari n'umuntu wavuze ngo yirukane ntabwo tuvuga ngo yirukane afite ubushobozi bw'ibyo yize nahabwa abamufasha nta mutoza umujya wanima imyitozo Ruvuyanga nari impari wari uhari CDS yari ahari twarabyiboneye avec amaso yacu abiri Tarib ariko anima imyitozo hari ishyirongera last time cyagiye tujyayo
nafande mugisha yari ahari uri kuyora aperongo siko byagenze so wari uhagaze mu kibuga so wari ufite filimbi so wari uri kuvuga ngo alezi regare siwe turi kumubeshyera mugende sinzi iyo video wenda mugende murebe Bayern yanima imyitozo kompani ari kumwe n'abandi bagabo babiri burese afata groupe Samiri niko imyitozo ikorwa mugaba abakinnyi ni benshi reka tuvuge ko ufite abakinnyi 25 mwakorera kwa Sasha na Sosten exemple il était pique merci beaucoup very good Samir n'urugero rworoshye rwumvikana hari ingingo araha uruhande rumwe rufite nde Sasha urundi rufite nde Sosten Rumumba genda groupe byibura kuko turi muri pre-season groupe imwe umuntu niba ari 25 dufite umwe afite 8 undi 8 undi 8 n'umutoza abazamu afite abazamu batatu uri kumva ko groupe kuyimanaginga bikorohera uri kumva ko no gutaskinga umukinnyi ibintu ukareba ko ari kubikora neza na correction bikorohera niba umwe amubwiye ngo nkorera kuri aba defenseur undi nkorera kubataka nanjye coach mukuru ngiye kwikora kwa mediateur sibyo mukanya tuza guhuza umukino uri kwibona we need to know uko umupira handi ujyana ntago taribu y'imyaka 62 wenyine yahagarara mu myitozo n'abantu 25 it's not professional at all hari undi musaza baba bari kumwe umuruta nuri wa fitness ntabwo ari byo mumbabarire mwumve ibintu uko nabivuze simvuga ngo yirukanwe Taribu ariko muri yo sagesse muri yo experience muherwa Samanzi muhereze uyu mugabo utoza RG Seritimana n'abantu aperi yabona byoroshye guhamagara Fande Wiri kubereza Seritimana ni nkako kanya nuguhamagara muri Marine guhamagara Afande Stanislas uyobora Marine kubereza rwa Samanzi biroroshye nimujye wenda kure cyane wenda ngo mwipase muremure wenda bitana bari reflecting ama budget menshi cyane sibyo base bamuha imbaraga nimushaka umutoza muto wa fitness sibyo nta muntu ukora fitness adakora demonstration umusaza wa peri agira atya ngo akoma amashyi run so that I can run show me umukinnyi ni nk'umwana nka Serge Mwambari murebe ngafite imyaka 25 Serge Mwambari iyo agiye kubereka ukuntu bari buze kurambura ukuguru ni kwa kunda abakinnyi bajya bakora akantu kameze nka kuriya hari akanyamaswa kajya kwihagarika gakoze opposition niba ariko ashaka kugira ukuguru Serge Mwambari arabanza akabikora demonstrate muhindure coaching ndacyakomeza ntago byari byarangiye reka tujye mu makuru ageze kuri saa 5 turabyambukana mu isaha yacu ya kabiri ubwo abantu bari bari kuri FM mu kanya baza kuri YouTube tugiye kwambukana nyamukandagira dusengura nyamukandagira na Rayon Sport katugaruka